Uyu munsi turi ku itariki 12 z'ukwezi kwa kane 2025. Nguhaye ikaze wowe ukurikiye idarke, nguhaye ikaze wowe wakanze subscribe kandi nawe utarayikanda. Kurikira ibiganiro byacu cyangwa se wumvishe ikiganiro cyacu bwa mbere, nakubwira ngo kora subscribe kugira ngo uzajye ubasha kumva ibiganiro tukugezaho umunsi ku wundi cyangwa se isaha ku yindi. Munsi turi mu gihe cy'icyunamo, igihe cyo kwibuka abacu bazize jenoside yakorewe abatutsi. Ni inshuro ya 31, ku nshuro ya 31. Murabizi turi mu gihe cy'iminsi 100 yo kwibuka abantu bacu cyangwa se abanyarwanda bazize jenoside yakorewe abatutsi, bazize uko bavutse, bazize ubwoko batigeze bahitamo na rimwe. Rero ndihanganisha abantu bose babuze ababo, ndihanganisha abantu bose bafite ibikomere. Ni ukuri mbabwira ngo mukomere kandi mukomeze kwiyubaka, mukomeze kugubwa neza. Mbazaniye rero amakuru uyu munsi. Ndashaka tuvuge kuri uyu mupasiteri wakoze amahano. Umupasiteri, mutekereze namwe kugira ngo umuntu w'umupasiteri witwa ngo yigisha ijambo ry'Imana. Cyambere, pasiteri nk'uko mubizi aba yigisha ijambo ry'Imana. Kabiri, pasiteri aba ari umuntu ujya imbere, icyitegererezo cy'abantu benshi. Abantu benshi bafata nk'umuntu w'icyitegererezo cyabo, umuntu wabafasha kugera kuri Kristo, umuntu wabavuganira ku Mana. Mbese pasiteri hari ukuntu burya afatwa muri karitsiye cyangwa se muri sosiyete. Pasiteri rero aragenda ajya mu gihugu cyo hanze. Ni umupasiteri wo muri Ghana, niko amakuru avuga. Uyu mupasiteri amazina nabonye ni amazina y'amanyamahanga, nabonye ntazi kuyasoma. Tekereza kugira ngo umupasiteri abe aho ngaho atereta umukobwa. Ariko uretse ko sinzi iri dini wenda iryo ari ryo, cyangwa se umuntu aba yarishingiye idini ku giti cye. Nta muntu wakagombye kuba pasiteri akiri umusore. Ku bwanjye nta muntu wakagombye kuba pasiteri akiri umusore cyangwa se akiri umukobwa. Yakagombye guhabwa inshingano y'ubupasiteri cyangwa se y'ubushumba, akaba umushumba atari ingaragu. Ko burya ingaragu zihura n'imitego myinshi. Ahura rero n'umukobwa w'umudiyasipora, nawe ari umudiyasipora, ariko ntago yari azi ko ari umuhungu mugenzi we. Aramutereta. Murabizi iyo abantu bateretana mutakazaho ibintu byinshi byinshi byinshi. Murabona ko n'ubukwe bakoze bwari igitangaza. Reba abantu bari buzuyemo, hari huzuyemo abantu benshi. Yari umupasiteri uzwi cyane. Mbaze pasiteri noneho kugira ngo Yesu amuhamagare, amwuzuza umwuka wera, amuha impano z'uburyo bwose, ndetse aba ashobora kuzana abantu benshi kuri Kristo. Ariko Satani amuhuma amaso kugera ubwo ajya gutereta umuhungu azi ko ari umukobwa. Murabizi hari ibibazo, turi mu gihe turi mu minsi y'imperuka. Murabizi hari abantu babaho ugasanga Imana yabaremye ari abahungu, ariko bamara gukura bo bakavuga ati oya, ngibi uko Imana yandemye ntabwo ariko nshaka kuguma. Oya, ndashaka kuba umukobwa, ndashaka kuba, nimba ari umuhungu akavuga ati ndashaka kuba umukobwa, nimba ari umukobwa akavuga ati ndashaka kuba umuhungu. Ibyo ngibyo birakorwa, igitsina bakagikuraho kigaragara, bakagutera imisemburo, noneho bakagushyiraho artificial, igitsina nyine kigikorana. Ni ibintu murabizi turi mu gihe cy'imperuka. Noneho umuntu nk'uwo kubera tageti aba afite, akavuga ati ngiye kwinjira mu rusengero, mu murimo w'Imana. Murabizi ko mu rusengero inshuro nyinshi hari n'igihe umuntu ashobora kuba ari umunywa urumogi, ari umusinzi, ariko kubera ko wenda hari ikintu atagetinga, akigira nk'umuntu wakijijwe
akigira nk'umuntu ukijijwe, akigira nk'umuntu abakristo mujye muba maso, akigira umutagatifu, akigira nk'intama, kandi imbere arisega ariko akigira nk'intama. Umupasiteri rero nawe yihuriye n'intama, abona ko ari intama ariko ari ikirura, arisega riryana, aramutereta nk'umuntu w'umukristo. ntabwo ugeze aryamana nawe, kuko yaza kuba yararyamanye nawe barabimenye, keka wenda nimba yararyamanye nawe akavuga ati kugeza ku munsi tuzabaniraho nzamwica, ariko amakuru ahari nuko atari abizi, nuko batigeze baryamana. noneho umupasiteri barakundana, barasohokana ahantu hose, bageze igihe cyo gukora ubukwe. Baravuye mu bukwe, igihe bagiye mu rugo nyine, bagiye kubaka nyine urugo n'umugore n'umugabo, umupasiteri asanga wa muntu yashakanye nawe, yakoye, yasabye, yasezeranye nawe, sinzi nimba hanze basezerana mu murenge cyangwa se nimba ari mu karere cyangwa wenda uko babyita, ntabwo muzi, ariko mu Rwanda murabizi ni mu murenge. Reka tuvuge ko basezeranye mu murenge, ageze mu rugo asanga ni umukobwa, wa mukobwa we ni umugabo mugenzi we, asanga afite icyomekano. Umupasiteri nta kindi yakoze, yagize umujinya, ahita afata icyuma imaze kugira umujinya watuma ufata icyuma ugasogota umuntu inshuro 40. hari umuntu ugeze kuvuga ngo hari n'abapasiteri ngo banywa hari ibintu by'urumogi, ariko biranashoboka pe, sintekereza umujinya ushobora gutuma umuntu wuzura umwuka wera afata icyuma agatera undi inshuro 40. murumva rero ni ibintu bibabaje. Bantu b'Imana, nimba uri pasiteri yoborwa n'umwuka wera, nimba uri pasiteri soma Bibiliya, uyoborwe na Bibiliya, nibwo uzahishurirwa byinshi, kuko buriya hari ukuntu umwuka w'Imana ahishurira umuntu, akakwereka inzira, akakwereka wowe, yego byose Imana hari igihe itabikwereka, ariko iyo usenga Imana ukayegera, ibintu byose Imana igenda ikwereka ukuri, ikakwereka iti ibingibi, iyi nzira nyerera, ibi ntabwo ari byo, nca ahangaha, genda gutya, nyura gutya. Rero ikintu dukwiye gukora, ikintu abakristo bakwiye gukora nka pasiteri, aho kugira ngo izina ry'Imana ritukwe, ukwiye gusenga ukavuga uti ese iyi nzira ngiye gucamo ni inzira imeze iti? Ese inshuti z'Imana muri kumva, nimba pasiteri ashobora gusogota umuntu akamusogota inshuro 40, ese abakristo yayoboye batekereza gute? Baravuga ati uriya yari pasiteri cyangwa yari igisimba twabanaga nacyo? Uriya yari umukozi w'Imana cyangwa urumva ubutumwa bwose wabwirije n'abo wabwirije ubu bugize impfabusa. Gute pasiteri yigisha kubaka ingo akaba ari usenya inshuro nyinshi? Gute pasiteri ashobora kwigisha abantu kwihangana akaba ari we wica? Gute pasiteri yigisha abantu kubabarira akaba ari we utukana, akaba ari we uvumana? Akanwa k'umukozi w'Imana ntigakwiye kuvamo imivumo, akazi k'umukozi w'Imana ntigakwiye kuvamo ibitutsi, akanwa k'umukozi w'Imana kakwiye kuvamo ibintu byubaka sosiyete, ibintu byubaka abantu, ibintu bihumuriza abantu, ntagire abahumuriza ngo agire n'abavuma, oya, gakwiye kuvamo isoko. Ni ukuvuga ngo uko Bibiliya ivuga, ntabwo isoko imwe ishobora kuvamo amazi meza wivemo n'amazi mabi, swate hashobora kuvamo amazi meza cyangwa hakavamo amazi mabi. Iyi nkuru rero tuyisohozereza ahangaha cyangwa tuyicumbikira ahangaha, tuvuge kuri uyu mupadiri witabye Imana, witwa padiri witabye Imana. Tubivugire ku mupadiri witabye Imana, kandi umupadiri Imana n'ukuri ikomeze imutuza heza. Inkuru z'uyu mupasiteri twaba tuzicumbikiye ahangaha, ariko tukivugira kuri uyu mupadiri witabye Imana witwa Barugahare Vincent. uyu mupadiri witwa Barugahare Vincent yari umupadiri wakoraga muri diyoseze ya Ruhengeri. Uyu mupadiri akaba yari amaze igihe kinini mu busaseridoti, kuko
yari afite imyaka yari yaravutse ku itariki ya mbere y'ukwa mbere 1948. Umva umuntu wavutse 1948, abantu mwize imibare neza murumva afite hafi imyaka 70. Afite imyaka 77 kuko yavutse ku itariki ya mbere y'ukwa mbere 1948, yitabye Imana ku itariki 10 z'ukwa kane 2025. Murumva yari afigize imyaka 77, hafi 77. Mva yari umusaseridoti wari ukuzemo kandi yakoreye Imana. Amateka rero mu magambo makeya, umusaseridoti yitwaga Bayirugahare Vincent, akaba ari umuntu wavukiye muri diyoseze ya Byumba. Uyu mupadiri akaba yarakoze muri paruwasi zitandukanye, aho yakoze muri paruwasi ya Rwaza, paruwasi ya Janja, paruwasi ya Busogo. Ni paruwasi nyinshi yagiye akoramo. Mu by'ukuri yakoreye Imana, ni umuntu wakoreye Imana cyane. Ibi byamuranzwe rero, yaranzwe no kubabarira cyane, arangwa no kugira umutima ukunda abantu. Akaba yari umuntu wakundaga abantu cyane rwose. Mu buhamya bwe, abamuzi, abavuka aho avuka, bavuga ko yari umuntu ukunda abantu ndetse akitonda mu bintu avuga, ugasanga ni umuntu witonda mu byo avuga. Akaba ari umupadiri wavugaga make kandi akayavuga yitonze, adashyizemo ibindi bintu byinshi. Ikindi, uyu mupadiri yaranzwe no gutanga inyigisho nzima ku bakristo ndetse no gufasha abakristo benshi kuza kuri Kristo. Ari abaguye bakaba bagaruka kuri Kristo, ari n'abakiri bo mu yandi madini nabo akabafasha kuza kuri Kristo. Abantu babanye badasezeranye akabafasha bagasezerana. Mbese yaranzwe no gufasha abantu kuba abakristo bazima cyangwa se kuba abagabo nyabagabo. Uyu mukristo rero yaranzwe no kujya asura abakristo cyane no gusabira abarwayi. Abamuzi nibwo buhamya bamutangira. Yaranzwe no gusabira abakristo cyane, ndetse arangwa rwose nk'uko izina rye ribivuga. Usanga ko ibikorwa yakoze rwose bivuga nk'uko izina rye ribivuga, Vincent cyangwa se Vicenti. Uyu mupadiri rero twavuga ngo Vincent, ugire iruhuko ridashira, ugire abamarayika bakwakire.